umugabo yaje saa yine z'ijoro asanga umurambo bawushize aho yaje ankubita nyine nagezeyo nkimara kugerayo mukeba wanjye ati wapi nsubiza umurambo wanjye mu mugongo noneho abagabo bacu bari baza bamperekeje bamukinguza ku ngufu umugabo wacu aza saa yine z'ijoro baravuga bati wiza wadabagiye umugore we yagize ibyago we yarinjiye areba aho nicaye ahita nkubita inkonje nkubise inkonje 3 mpita nsohoka niruka. Mama wanjye muraho neza turakomeye ko ntagapfukamunwa n'aha ntatwe mugira amafaranga yo gukagura ntabwo ndayabona ntabwo yabona byarabuze 500 narayabuze kandi ugace dutuyemo bakita gute umudugudu wa Nyakabengo batubwira byose umudugudu umurenge gutya murenge na Mageragere akagari ni Kavumu kuratangira natwibwira rero amazina yawe je banyitangira ntezirinde Serafina Serafina rero tugusanze hano turagusuye mu rugo turabona unatetse kare kantu utetse wone bakita gute imbabura ya kinyarwanda yibumba niwo yibumbira se cyangwa niyo waguze niyo naguze ya watubiko yitwa Serafina ntezirinde Serafina Serafina rero turagusuye kugira ngo tuganire utubwire ubuzima bwawe hano uko byitwaye ubuzima muri rusange ariko mbere yuko wenda twinjira mu kiganiro nyirizina ahangaha tugusanze uratuye cyangwa urakodesha ntabwo ntuye ndakodesha maze kingana iki hano ukodesha ahangaha maze umwaka ariko ubusanzwe inahangaha nahageze mfite imyaka 18 ariko urabona urugero ngezemo urabona ko mpasaziye Serafina wageze nanga ufite imyaka 18 wavaga he wacu hari mu Ruhengeri usuzi zandimi zo mu Ruhengeri oya narasibagiwe ku myaka 18 se uzi nahangaha icyo gihe ubu ngubu ufite imyaka ingahe mfite 44 imyaka 18 urumva hashize imyaka igera muri 26 gutyo niba mbaze neza urina ubwo wahaje gushaka wahaje mu buhe buryo kugira ngo ube mu Ruhengeri uzugire imageragere wone njye namaze kubara ababyeyi noneho hari umukecuru wo mu Ruhengeri wari uri nahangaha nzana n'umwana w'umukobwa tuje mbese twegereye mama wo kugira ngo nshake imibereho noneho uronza guhura n'umuhungu nyine turakundana turashakana noneho tunaniranwe rero mpitamo ko twikodeshereza nyine uvuze ngo wagira ngo mugire uruhande rw'ababyeyi wababaye njyewe nari maze kubabura mbese ni mama nari mfite wenyine noneho maze kumubura uwo mukobwa yari inshuti yanjye wenyine yabaga inaha mbese nzana nawe mwisunze nuko turaza tubana na mama wiwe tukajya dushaka amafaranga gutyo icyo gihe akazi kari kagihari umuntu abona aho akurira amafaranga noneho ubwo na mama yaje kwipfira urumva rero hasigaye dukomeza mu buzima gutyo busanzwe gutyo nshiro nuko nyine kugeza amagingo aya ubuse mwinjiye mukora iki koko mu mujyi wa ako nsanzwe nkorana n'ubu niko naje nkora guhinga nari mbizi akazi kose rwose pino kwa muzungu mu bisheke rutuzuye tugiye tugakora nta kibazo nta kibazo uze kubura amaso urebe muri kamera tuganira ureba nta kibazo nta kibe twaye utinya kamera oya ntabwo nayitinye naje rero akazi ko gukora akazi nkora no ubusanzwe se akazi ke kaburi munsi ubwo no guhinga gusa no guhinga rwose ntabwo muguzi aho ntabwo wageze mu ishuri mu ishuri bitewe ko mama nawe ntabwo yari yibashije bihagije kandi yari ari umukecuru ni ngewe wari bucuri wabo ndumva naragarukiye mu wa kabiri ariko nabashije kuba nakwiga mu Kibeho nigira batese mu ndabatizwa ndakomezwa ubu gusoma wenda mbese mbizimo buke si cyane ariko mbizimo buke ku myaka yawe rero watubwiye ufite iregera muri 40 n'indi ubuzima ukaba utunzwe no guhinga use kubaho biroroshye mama wanjye
nose umuntu yabigenza gute nyine nta kundi umuntu arabyakira bitewe ko ntacyo umuntu yarenzaho. ufite abana bangahe se? ubundi ndi kumwe n'aba ngaba ariko mukuru wabo yagiye ku kazi. yagiye ku kazi akora iki? ntako mu rugo akora. none muri rusange ufite abana bangahe? mfite abana 5. ufite abana 5 ni ibintu bitoroshye. umubyeyi umwe w'ibana ukodesha, ufite abana 5, umwe umukuru afite imyaka ingahe? uw'imfura yavutse 9/6. leta byumvikana ko hafite imyaka 20 n'ingahe ubwo 9/6 nuko bafite imyaka 20 se hari ubwo cyangwa ni 3 gutyo. niwe mukuru? niwe mfura. ntabwo urashaka se? yarashatse nawe biranga. urumva mama yarashatse ananiranwa n'umugabo, n'imfura yinaniranwa n'umugabo, aho nimugira amahane mama? oya bambe. ntabwo tugira amahane. mwese ubwo wamenya wavuga ngo bipfira hehe? kwihangana disi. nawe yari yarabyaye? yaje gushakana n'umugabo bwa mbere, umwana apfa ari kuvuka. noneho umugabo abantu bamubwira ko ngo niwe wamwisha, bishaka ngo yamwiciye mu matako. umugabo ari we? abantu baramushuka ngo umwana yamwiciye mu matako. noneho ubwo rero biba ngombwa ko umugabo amwirukana. umugabo w'umukobwa wawe bamushutse ko umukobwa ari we wiciye umwana mu matako? noneho rero barashwana, umugabo yakurikije amabwire barashwana. ubwo rero yagiye mu mujyi ari ku kazi. ni ukwihangana ni ukuri. bari batuye he? bari batuye mu mudugudu wa Mubura hariya hirya. uzi ngo iyo mfura yawe nayo nta mwana ifite? ntawe. ntabwo mpazi i Kigali, ntabwo nkunda kuhagenda mu mujyi. yego yagiye gukora i Kigali. kwihangana. none se mama ati mfite ubu hari muri kumwe n'abana bangahe? ndi kumwe na 3. bose ni abawe cyangwa harimo? oya bose ni abanjye. tubwiye rero ko waje ugashakana n'umugabo, ubundi washatse ufite imyaka ingahe? ubundi nashatse mfite 18. ukiva mu majyaruguru icyo gihe waraje uri kumwe n'umukobwa w'inshuti yawe ku myaka 18 uhita ushaka? ntabwo wigeze utinda rero ngo ubanze ushake ku mafaranga? nakoze nk'igihe gitoya noneho mpita nshaka. mwese mutura hehe ukimara gushaka? ni kuri Buye twari dutuye. kuri Buye. mwari mutuye mu nzu yubatse cyane nabwo mwarakodeshaga? ubundi ntabwo twakodeshaga. uwo muhungu yabaga mu nzu ya nyirakuru nawe yari yarapfuye, ariko nyuma yaho tuza kubaka dushwana. rero twari twarubatse. mushwana mwarubatse? inzu mwubakanye? none mushwana yahise akwirukana, yahise yigendera ashaka? byagenze bite? nyine ngewe twamaze gushwana, urumva ko twashwanye, umugore amutereta. ndumva nkimara kuva iwe nta n'ukwezi kwashize atarahageze umugore. yahise akwirukana gusohora mu nzu? ubundi urebye we yahoraga mbuza amahoro umunota ku munota, mbese nkumva ngewe birampangayikishije. n'ibyo narya nkumva ntabwo bimfasheho. ndavuga nti rero kamubise muha amahoro. bisa urigendera? oya, ariko ubundi aho kugira ngo umuntu agoze ku rutoto rwa buri munsi ahubwo yagukubita bikarangira. nibuze akavuga ati wenda ndagukubise, wenda akaguha gutuza. ariko saa sita urutoto, nijoro urutoto, icyumweru kikarangira wapi, nari mbonye bindenze. bibabaje rero. none se abana bose tubwiye ko ufite abana 5, bose nibo wabyaranye n'uwo mugabo? ubundi we n'impamvu cyatumye mpaguruka iwe, ubundi ngewe uwo w'imfura nyine twari twabyaranye twakurikijeho undi. noneho haravuga ngo mbyaye abakobwa inshuro 2, ngo ngiye guca umuryango. icyo gihe uwo mwana ndumva yaranamfiriyeho, ndi mu nzira ndi kujya kumureba ngo tujye kumuvuza. noneho ubwo uwo mwana akimara gupfa ndagenda ngeze iwe. umugore wa kabiri wiwe, umugore yanga gukingura.
namaze kururutsa umurambo nsubiza umurambo mu mugongo, noneho ndagenda kwa data bukwe, abagabo bacu baravuga bati tugende, noneho hasigaye umugabo wanyu araza basanga mu nzu. Umugabo yaje asa neza ijoro asanga umurambo bawushize, we yaje ankubita. wari wasubiranye y'umwana mu rugo aho yazanye undi mugabo? Ubundi ngewe nari ngiye ndi kuvuga intiti ryo kuvuza umwana ngo aho nzira. Ariko icyo gihe nyine uwo mwana wundi apfa yari yazanye undi mugabo? Yari yaramuzanye. Mbese twatandukanye mfite uwo w'imfura n'uwo wundi ari mu mezi 4 ariko yapfuye afite amezi 9. Uragenda rero umurambo bari batuye he? Kuri Buye nyine. Uragenda umurambo usiga mu rugo hari mu masaha y'ijoro? Nyine nagezeyo nkimara kugerayo mukeba wanjye ati wapi nsubiza umurambo wanjye mu mugongo, noneho abagabo bacu bari baza bamperekeje bamukinguza ku ngufu. Umugabo wacu aza saa 4 z'ijoro, baravuga bati wiza wadabagiye umugore we yagize ibyago. We yarinjiye areba aho nicaye ahita nkubita inkonje, nkubise inkonje 3 mpita nsohoka niruka. Umwana wawe wari witabye Imana waramuhasize? Naramuhasize none nari kubigirana, naramuhasize ndagenda. Baje kumushyingura ariko? Baramushinguye. Muri rusange abana mufitanye bariho ni bangahe? Ubundi umwana dufitanye n'umwe. Muri abo 5 harimo umwe witabye Imana n'uwo mukuru, abandi 3 basigaye? Abandi 3 mbese nabandi byariye gutyo. Papa wabo n'umwe abo bana? Oya. Bose barakufasha mama ku buryo nibura igikoma cyabo kiboneka? Umfasha n'umwe, abandi ntabwo ari abahava, ntabwo bamfasha. Ntabwo bagufasha? Ariko wundi mwaragufasha? Bamfasha nta kibazo. Mama ntabwo byoroshye birakomeye umuntu utunzwe no guhinga ugatunga abana 3 harimo abiga? Uwiga harimo abiga. Watubwiye ko rero ukodesha, none se inzu uyikodesha? Ubundi iyi nzu nabanje kujya nyikodesha, noneho rero nyirayageze aho angirira impuhwe aravuga ati iberemo nta kibazo. Iberemo nta kibazo. Wayikodeshaga ngahe mama? Nayikodeshaga 3. Ibihumbi 3? Ufite ibyumba bingahe? Icyumba kimwe. Hano inyuma yacu ntabwo twicaye. Ko bikomeye. Ubuse abana mituweli iraboneka? Kereka iyo leta yabaga yamfashije ikayi y'impano ngiye kugira ngo nyibashirize wapi. Ibiraka se nibura byo guhinga by'urarimo? Ubu nta bigihari, byabonekaga mbere ariko ubu akazi kararangiye. Ubu wenda turindiriye wenda nk'amasaka yeze kugosora n'irima rikaza mu kwa 9, mbese ubwo nuko. Nahase ko nabonye borora, wowe hagize nk'umuntu ukoroza wabasha korora mama? Nabishobora. Atako se wayabikera kunabonye bikomeye? Ntabwo nabura uko mbigenza, nakwiyaranja. Akiranja nta kiraro ni urumva ari nk'iyo tungo wabasha korora ukurikije imbaraga zawe, tungo wakorora uko buri gatanga umusaruro nk'ingurube. Ina ntabwo bajye bazibase wayibika he? Wenda uretse ko bansuzugura kubera ndi umudamu, naho ubona ingurube burya irororoka. Hari abantu badukurikiye rega aho ngaho bari kuri bavuga turiya mubyeyi rwose abaye inyamibwa akabadera abana bangana kuriya n'abagabo bakamusimbura naho gutyo bakamuhembukira, cyandi kubona namufasha ibingibi. Hari abantu badukurikiye bashobora kuvuga ati hari ikintu runaka twamufasha. Mwese tubwire rero duha amakuru, hagize umuntu udukurikiye uvuga ati ingurube wenda n'irindi tungo nabyo wabyororera. None se wenda bibaye ngombwa nkayibona, wenda nta umuntu ubura uwo bavuga rumwe. Wenda nk'ahantu hari umuntu w'umupapa wenda akavuga ati nguhaye ikirara aha ngaha, ibyo ntabwo byakunda yuko njye bansuzugura byo bayiba. Yego bisi bagusuzugura bakabaye. Ntabwo bajya bakwiba se bakagutwara nk'ibikoresho runaka? Oya, nanjye biteye ko ari ku nzira, nanjye nicara mbese nitaye ku gikoresho, ntabwo nagisiga hanze ngo ngiye kure. Papa mwiza ariko ko hagize nk'umuntu uboneka akavuga ati ngo hayitungo buriragire tuzagabana cyangwa ukoroje, uramwize ko? Ndamwizeye namubona.
ko abantu badukurikiye disi nk'uko duhora tubibabwira nyine kugira umutima wo gufatikanya murabizi ko none masi 250 rwose noneho nanaberurire biri no mu ntego zacu biri mu ntego zacu kugenda tuganira n'abantu hirya no hino mu gihugu birashoboka ko nta kintu kinini tuba twabahereza ariko tukababereka ko hari abantu babaye kandi rwose bakeneye imbaraga n'ubufasha bwanyu mwebwe muba mudukurikiye mu bice bigiye bitandukanye uno mubyeyi nawe muri kubona ngira ngo rwose nge nk'ijwi rya rubanda ndetse n'ijwi ry'abatishoboye no kuri mugize ikintu mukorera umubyeyi nk'uyu bigenda neza kandi n'Imana irabongerera ngira ngo murabizi aho twagiye tuganira n'ababyeyi batandukanye abagiye batoragura uduhinja bakatwitaho murabizi ko twagiye dufatikanya mu kubitaho no kugira ubuzima bwabo neza turacyakomeje mama none se guhinga wari urimo utubwira umuhinzi w'intara imbwa n'igihumbi kuva ryari kugeza ryari kuva mu gitondo 12:00 ukageza 6:00 ariko hari n'igihe ukorera umuntu mwiza wenda nka 5:30 akavuga ati taha hari uturimo ujye watisha ku ruhande nawe ukihingira utwawe kuba bisaba amafaranga se bisaba amafaranga ntabwo ibyo nabikoraga mbere naho wapi rwose ntacyo nakwibashiriza ibibazo ntacyo wakibashiriza muri ino minsi ubu se ko hari haraje icyorezo cyari kiri ku isi yose urakizi ndakizi coronavirus mwese mubasha kuyirinda ubunamira turayirinda biteye ko ntabwo dukunze kugenda mu ngendo zitari ngombwa cyangwa se zidakwiriye ubundi dukunze guhama mu rugo cyangwa se wenda umuntu akajya hafi y'urugo mama ko numvise ufite abana benshi se mwokabyara mwe bigoye no kubarera ntuzabyara kandi oya ntabwo nzabyara kandi ubaza akakubwira ati ndashaka kugusigira nk'ibihumbi 30 wapi no kurera bariya Imana yaguhereyemo umugisha kandi ndazibizi neza ko bizagenda neza rero abantu bashobora kwibaza ati hano hantu utuye ubuzima bubayeho bute murya gute ubundi kurya nk'ubu tumaze iminsi turi kurya icyo bagiye badufasha bino bya leta uri mu cyiciro cya kabiri ndi mu cya kabiri nari ndi mu cya mbere ariko bakinkuye ariko ukuyemo kubera iki kubera abaturage baravuze ngo mfite amaboko ngo ntaho namugaye ngo nibankura mu cya mbere banshyira mu cya kabiri urumva bari kujya mu kihe cyiciro se urumva kuko byari bikwiye cyangwa umva bakiyemera mu cya mbere kubera icya mbere nabonaga mituweli mvuga nta kibazo icya kabiri ntabwo babaha mituweli ni ukuyishakira mu cya kabiri bayitanze rimwe batangira abana bakeya barasigara cyo kuzingiza amahirwe ku bw'Imana irangira nta n'umwana urwaye bari batangiye bakeya twese ntibadutangira mama nubwo ibyo ari byo byose ndashidikanya ko hari ibibazo bitandukanye ufite mu buzima ariko se kano kanya abantu bari kutureba abantu badukurikiye ikibazo wumva ufite cy'imbogamizi kuruta ibindi ku buzima bwawe ushobora kuvuga ati nk'umuntu amfashije iki kintu amfashije gukemura iki kibazo amfashije kugera kuri iki nibyo bya mbere nyine kuruta ibindi ni iki none ikibazo nk'ubu uwamaho navuga ngo ndi mu kazu kanjye tuvuge ko gakomeye kubona umuntu wahita kubakira wenda reka byo tuvuge ko bikomeye ibindi si byo kugufasha kugira ngo ubeho wumva aricyo ukeneye imbere yawe icyo nkeneye icyo kugira ngo abana babone icyo kurya biragoranye cyane biragoranye yego aho kugira ngo uze kutubwira nimero turi gusoza ugira nimero ya telefone iba no muri mobile money ugiye kutubwira nimero yawe ya telefone utubwire amazina ibaruyeho abantu badukurikiye birashoboka ko hari umuntu wazakubwira ati nkohereje ifu y'abana nimero yawe ya telefone ni 0788 50 10 8 94 ugiye ku 0788 50 10
umunani 94. Amazina se baruye ubwo kuri mobile money nayahe? Nyirantezirindi Serafine. Nyirantezirindi Serafine, umubyeyi w'abana nyine bagera muri wari barutse abana bagera muri 5 nkuko yabikubwiye, ariko bana n'utwana tugera muri 3 niza no kuba ngombwa turi buze kubicaranye nka famiye. Twumve ko ibintu bimeze muri bikomeze kugenda mubona nyine byinshi bitandukanye kuri uno mubyeyi. None se mama we Kigali hazi? Mu mujyi ndahazi, ariko ntabwo mpazi bihagije no kuhagera nk'uko mbese najyaga njyayo nka umwana bite? Ni byiza. Good afternoon. I'm fine, thank you. What is your name? My name is Abuduru Gakuru. Abuduru Gakuru. How old are you? How old are you? Ufite imyaka ingahe? 10 n'itanu. Wavutse ryari? 2005. Wavutse 2005. Ufite 15? Mu mwaka wa 3. Mu wa 3 w'amashuri abanza. Urabitsinda se? Ubasha kuba mu kangahe? Ubasha kuba wa kangahe? Uwa kabiri. Ubasha kuba wa kabiri. Mama yari ariko tubwira ko byo kurya biba bigoranye. Ishuri nta mamba cyangwa utariye. Ubuse abantu badukurikiye nk'abakire bari badukurikiye cyangwa se twe no kuvuga abakire, abantu bafite umutima mwiza wo kwifashiriza abana bameze nkawe, urabona iki ababwira kuri wawe? Nicyo babasaba. Nabasaba ko mbese kudufasha ukuntu tubaho. Niki kibagora kuruta ibindi? Ibyo kurya, ibyo kwambara, murumva ari nk'iki mukeneye mbere y'ibindi? Nubwo ari byinshi mukeneye, urumva nk'ikibanza uvuga ati baduhaye nk'iki bwa mbere? Ibyo kurya n'ibyo kwambara. Mama, uno mwana yo umubonye ubona afite iyihe mpano? impano rwose mbona afite niyo kuba yagira icyo yazangizaho. Kurwanira icyo kubona Nta kibazo rwose, ni umwana unyumva. bose uko ari 3 ntabwo bahuje ba papa? Ntabwo bahuje. Yego, reka tubashimire abantu bari kutwubara kumvise buriya n'ibinatinda ariko bazabikora. Harimo abazabikora. Kandi uzi gutsinda uzaba umugabo. Ufashe mu nk'uko bishaka sibyo? Bakoze. Yego. No kuri ngira ngo murumva uko biba bimeze. Abantu rero batandukanye hirya no hino, abana batandukanye deje baba baranakuze, usanga baravukiye mu buzima nk'ubu ngubu bugoranye, bagakora bastrugglinga, ariko bakazageraho bakabaho kandi nyine bikagenda neza. Umbese ko umugabo yaramutaye, bari barashakanye bwa mbere aramusora, umbese ibibazo yagize bikomeye, umwana bakaza gupfa kugeza ubwo ajya no kumutabaza akamukubita n'ibindi byinshi bitandukanye nasubiramo. Ikintu nashaka kukubwira ni kimwe cyonyine, ntabwo ngutegetse nta nubwo nkubwiye ngo uzakora iki ngiki, ahubwo wowe wakora iki kiganiro uba ushobora kugira icyo ukora ku mwanzuro wawe n'ubwende bwawe, umutima wawe n'ubushobozi biguhatira cyangwa se bigusaba. Reka rero naye gutinda mbashimire cyane kukuba mwakurikiye ikiganiro cyacu. Hirya no hino nyine muzahabona ngenda mpatembera. Akenshi twebwe dukunda kwibanira n'abababaye kugira ngo turebe ko hari icyo twamarira ubuzima bwabo. Nakubwiye ko wenda nta bintu birenze tubasigira twebwe nyine, ariko tuba ijwi ryabo tukarisangiza isi rero nayo murabizi ko harimo abantu bashoboye kandi rwose beza, nabyerekaniye kubivuga bakagira icyo bakora. Rero reka mbashimiye cyane kandi nkomeze nihanganishe uno mubyeyi udutangurije byinshi bikomeye. Imana rero mwebwe ibishimire, nizere ko mwamaze gukora subscribe. Reka mbabwire ngo ciao, bye.